Pini Rwanda rero uyu munsi twerekeje Inyange mu karere ka Ngororero. Abantu benshi rero bajya bavuga ngo akarere ka Ngororero ngo niko katagira amakaburimbo nganyuramo muri karitsiye. Mwari muzi yuko ababizi uko mubeshya. Aha rero ni Inyange mu karere ka Ngororero, hanyuma ni mu murenge wa Nyange. Iyi kaburimbo mubona ni kaburimbo nyine iva mu ntara y'Amajyepfo yerekeza mu burengerazuba mu karere ka Karongi, by'umwihariko hano ni Nyange. Ariko ese koko wari ubizi ko akarere ka Ngororero gafite amakaburimbo anyura imihanda ya kaburimbo inyura mu makaritsiye? Mu mujyi bagiye kuyubaka mu mujyi wa Ngororero nyezina mu murenge wa Ngororero, ariko Inyangeho kaburimbo zahageze mbere. Muze mbereke umuhanda bamwe mutari muzi. Reka tugende cita nkurikira, mwijyanye kubereka umuhanda abantu batari bazi. Nidushaka tugende turuhe, banguka. Iki cyapa kigaragaza ko iyi kaburimbo yerekeza i Karongi, hanyuma ariko ahangaha ushaka kujya ku bitaro bya Kirinda, unyura hano, cyangwa se ku gicumbi cy'intwari z'Imena kiri hano Inyange, igicumbi cy'intwari z'igihugu z'Imena cya Nyange, cyangwa se Nyange Heroes Museum kiri hano Inyange. Kuva hano kuhagera ni metero nke cyane, muri metero 900 uba uhageze. Bimwe nahe ndimo ndabereka. Pini Rwanda hari ibintu tuzatugenda tubereka abantu mudakunda gutembera cyane mutari muzi. Nkuko nabivugaga, uyu muhanda uyu nguyu Karongi mu mujyi ku nyuma kaburimbo yerekeza ku gicumbi cy'intwari z'igihugu z'Imena, aho mu 1997 niba narimo ndibeshya neza, abacengezi bateye abanyeshuri bigaga hano mu ishuri Inyange, hanyuma abacengezi bagasaba abanyeshuri kwitandukanya, hanyuma abanyeshuri bakababwira ngo twese turi Abanyarwanda. Abanyeshuri bakanga kwitandukanya, bya abacengezi bababwiraga ngo abahutu kwabo abatutsi kwabo. Ngiyi kaburimbo rero bamwe mutari muzi yuzuye, ni kaburimbo nziza. Reka njyane na Cita noneho, ntabwo ndi bwongere kujya imbere, ahubwo naba ari we ujya imbere kuko kaburimbo ni ikenewe cyane. Agende ayibereka kaburimbo nziza cyane yerekeza mu bice bimwe bya Nyange, mu murenge wa Nyange rwose, kandi ni umurenge w'icyaro. Urabona ko harimo kaburimbo, urabona kaburimbo nziza cyane. Noneho Cita sa nk'uhagarara hano, zamura kamera uyerekara hejuru ku mashuri. Irimo barahabona, urabona yuko bakozemo kaburimbo imwe izamuka inyura hariya, n'indi kaburimbo itambika hariya. Ko hariya amashuri hariya babona niho hari igicumbi cy'intwari z'igihugu z'Imena. Twagiye, komeza tumanuke tugende tubereka, twiruka. Turaza kugarukira hariya hepfo, tubanze tubamara amatsiko. Urabona yuko nanambaye neza nk'abantu bakora mu mihanda, cyangwa se abantu bagiye gusura imihanda. Amajire ushobora gukoresha ugiye gusura ibikorwa byawe by'ubwubatsi, ugiye gusura imihanda, aho kugira ngo imyenda ize kuza kujyaho utuvumbi cyangwa utwondo wakwambara. Twagiye banguka. Hano bahita Inyange papa. Uyu muhanda iyo ukomeje Cita, uyu muhanda iyo ukomeje, ufilime mu muhanda ngiye ntongere kumfilima rwose, tugende rwose. None uyu muhanda iyo ukomeje uragenda ukagera, iyo urenze aho hepfo gato uhita ugera mu murenge wa Murundi. Umurenge wa Murundi. Noneho wava mu murenge wa Murundi w'akarere ka Karongi, ese ubwo nuhita ujya muri Murambi. Uve muri Murundi ujya muri Murambi, hanyuma wava muri Murambi ubwo uhita ujya mu wuhe? Hari Gashari, hakaba na Ruganda.
iyo mirenge yose iri muri iki gice cya hepfo iyo unyuze muri uyu murenge kugeza muri imwe mu mirenge cyaro. Wanashaka wava Gashari urabona ugiye Rugabano wagasuba inyuma hatuvuye, ugahita ukomeza kaburimbo yose ikagenda ikakugeza Rugabano, kuko iyo urenze hano imbere gato ku murenge wa hano ni muri Rutsiro, iyo ugeze imbere gato hano urenze hano Inyange tugera muri Rutsiro, ubwo nkunda kuyibagiye ni mu murenge wa Mukura. Umurenge wa Rugabano n'uwa Mukura rwose biregeranye uku nguku, wava kuri Mukura no kuri Mukura yo niyo muri Rutsiro, wava kuri Mukura ndetse na Rugabano ugahita werekeza, ubwo ni Rubengera niyo uhita ufata. Ariko hano iyo ukomeje uyu muhanda turimo turanyuramo, iyo ukomeje ushaka kujya Rugabano wenda wageze Gashari na Ruganda, hari undi muhanda uhita uzamuka uva mu Birambo. Wanashaka ushobora kunyura uyu muhanda ugiye mu karere ka Ruhango, ugenda uhita ugera mu Birambo, uhita wikomereza mu karere ka Ruhango, cyangwa se ugahita ukomeza muri Nyamagabe. Tukomeza muri Nyamagabe mu mirenge irimo Mugano na Musange, washaka ugahita ugera Kaduha. Urumva yuko igihugu hose gisigaye ari tambarare, kiragendeka cyane. Reba twa dukaburimbo rero, za kaburimbo naberekaga z'umuriro Inyange uri kunyumva noneho, henga amajwi ngo yayabuze. Reba umuhanda uhita uzamuka neza ugera ku gihugu, genda neza gusa ntibakugonge. Hanyuma uyu nanone n'undi muhanda nawe uhita ugera ku kigo cy'amashuri hariya. Cya kigo bakita nk'iki abana? Esi niko handitse, Ecole Secondaire Inyange. Ecole Secondaire Inyange. Uyu muhanda wagenda komeza uze cita, komeza ntabwo turi ngahe, ntabwo nyinshi cyane. Hanyuma uyu muhanda ugera muri Ecole Secondaire Inyange ku marembo hariya. N'uyu rero naho ni hujya, ariko by'umwihariko ni ku gicumbi cy'intwari z'igihugu z'Imena. Niba mujya mwumva abanyeshuri b'Inyange aho mu 1997 abacengezi bateye Inyange, hanyuma bagasaba abanyeshuri bigaga muri iki kigo kwitandukanya. Bakabwira bati abahutu ukwabo, abatutsi ukwabo. Abanyeshuri bakavuga ngo twese turi abanyarwanda, nta muhutu nta mututsi. Abanyeshuri bakanga kwitandukanya, rero ari naho hakomoka intwari z'abanyeshuri b'Inyange. Ubwo ni Imena, imwe mu zizwi cyane, zose zirazwi, ariko imwe mu zizwi cyane muri ino minsi, abazi Meya Fanuel Sindayiheba, Meya wa Rusizi. Meya wa Rusizi nawe ari muri izo ntwari. Uyu ni umuhanda umwe rero. Mu kanya noneho ndaza kubereka n'undi muhanda wa kaburimbo uri hano Inyange abantu batari bazi ko uhari. Hari imbere kuri kaburimbo hari undi muhanda wa kaburimbo ujya ku bitaro, ubwo ni kuri Centre de Santé. Ni Inyange B cyane Inyange A? Ubwo ni Inyange B. Kuko hari n'indi Centre de Santé ubwo ya Nyange A, ariko ku kigo nderabuzima cya Nyange hano naho hari kaburimbo hagera, nanone hakaba na kaburimbo igera ku murenge. Ubwo ni nako n'abaturage batuye mu iriya santere y'imbere ndetse n'abahacururiza nabo babyungukiramo. Harimo bize se ko mu karere ka Ngororero mu murenge y'ibyaro harimo kaburimbo? Twagiye, ariko urabona ko nibwo bakirangiza, turimo bari bakirimo barakora two kunoza kubaka. Urabona ko amatara bamaze kuyashyiraho. Ibyo byose ubwo nibamara kuhakora amasuku haraba hameze neza cyane. Twagiye.
hari haruguru rero twahoze tubereka umuhanda wa kaburimbo ugana ku gicumbi cy'Intwari, noneho hano turacyabereka ya mihanda y'Inyange ijya mu makaritsiye. Aha ngaha tugiye kubereka none umuhanda wa kaburimbo ujya ku biro by'umurenge, kuri RIB, kuri polisi ndetse no ku kigo nderabuzima cya Nyange. Tubereka ahantu bamwe mutaragera, abahageze mwebweho murahazi. Twagiye cita kamera ntayikureho gusa, tugende noneho twambukire mu nzira z'abanyamaguru neza. Bereka ukuntu bambuka mu nzira z'abanyamaguru neza. Reka nze ndebe ko imodoka za hano zitegereza ko abanyamaguru bambuka. Utayivana zirikomereje zitandukanye n'iz'i Kigali. Ntabwo bakurindira ngo wambuke, ntabwo bashobora kukurindira rwose. Uku nguku niko CP John Bosco yatubwiye tuzatwambuka. Hari umuntu urimo arampamagara ariko ndamwitaba ari uko ndangije gukora iyi video. Murimo murabona umuhanda wa kaburimbo ujya Inyange kuri centre de santé, kuri RIB ndetse no kuri polisi, ariko nanone no ku kigo nderabuzima. Citanga ukomeza ugenda ubereka tugende. Ntabwo nongera kuvuga tugeze ruguru iyi. Murabereka ibyapa se? Wegenda ubereka umuhanda tugende gusa. Kuri polisi, kuri RIB, iki kigo nderabuzima ariko banza baragikweho wana. Ko ntacyo ndimo ndabona. Wowe komeza gusa, ufate neza umuhanda kaburimbo. Urabona ko banawukomeje. Hari gimbo ufite se? Nyine iyo murakoresha igikoresho kitabugenewe utanufuzazana gimbo. Abona aka karitsiye kuntu bahise bagatereka kuri kaburimbo. Ni ku Cyumweru. Nyange. Inyange. Noneho hari imbere hari umuhanda umwe uhita ugana ku biro by'umurenge wa Nyange. Noneho hakaba n'undi uhita ushamikiraho ugana ku kigo nderabuzima. Abazimye mikoro ndumva hari umuntu uri kumpamagara mwitabe. Ubwo sound nuyibura umenye uko mikoro nayijimisha. Sound yasubiyeho. Nsanze ari umuntu wari wantesheje umutwe urimo uravanga arashaka kumpa wamya ko Imana yamugiriye neza sha. Nza kuvugisha Imana yamugiriye. Imana nabwiraga ni yerekeza ku kigo nderabuzima cya Nyange. Hanyuma uyu
do uyu ku kigo nderabuzima cya Nyange, hanyuma reka tujye ku murenge, tujye mu nzego z'ibanze kwa muganga aho tutagiye gutaha. Reka tujye noneho ufate kaburimbo kurusha uko uri bufate nge. Bamara kuhakubura nibashaka hazaba ari heza cyane. Ubu ahantu hose ushaka kujya ku biro by'umurenge wa Nyange nta hantu uhurira n'itaka iyo ugeze muri kaburimbo. Imodoka yawe rwose urayizana ukivana mu mujyi wa Kigali paka ku biro by'umurenge wa Nyange mu karere ka Ngororero nta kavumbi. Isegonda urwego rwo kugira ngo batinze ninyuye hano abayita uyu muhanda nawo uri mu yubatswe ase nawo wubatswe na Hunani, kompanyi yitwa Hunani yubatse uyu muhanda wa Rambura Nyange Rubengera. Niba ariyo nayo yubatse n'uyu nguyu ntabwo mbizi, ariko urabona ko habaye heza hano, habaga hambere hari hameze nabi. Dore ikibanza cita hashonye ruguru, ikibanza kiri ahantu nkanga ruguru umuhanda kiba ari cyiza. Uyu muntu afite ikibanza cyiza cyane na fondasiyo, ariko urabona ko yayikoze yatinze kuyubaka. Uriya uhafite gahunda wamukubita amashyi akayitwara. N'uyu nguyu iyi nzu urabona ko amabati yashasha atarayituramo. Iriya nayo wayitwara wifotora inzu y'abandi ukajya Imana. Iriya nayo dore indi nzu rero ikomeye ya danje. Iriya iri munsi y'umuhanda mu rutoki. Iriya nzu urabona ko ni amatafari ahiye, sinzi icyo bayubakiye. Ariko iriya niho hashize imyaka 10, igihe cyazagera ukaza ukayisakara. Se yawe umuntu wo ku murenge ugiye kubona tugiye kuhahingukana kamera tufata amashusho tutamuteguje, arabyitwara amata arahita dusubizayo atubwira ngo we dore aha ngaha hahoze banki y'abaturage. Fotora inyubako rero, yahoze ngo ari banki y'abaturage y'u Rwanda agashami ka Nyange. Amabanki yakoraga ahantu heza. Navuga ngo Nyange ni umwe mu mirenge ikorera ahantu heza. Kaburimbo zikinjiramo neza mu murenge. Niba byumva shita niwe ni umwe mu mirenge ufite ibiro bimeze neza cyane muri Ngororero. Kaburimbo iza mu murenge maze no ku karere ka Ngororero, ubundi umuhanda ujyaho ni amabuye. Nta mabuye. Urabona ukuntu bafite ibiro by'umurenge mwiza. Bose biriya byo ku murenge byanditseho bari kubisoma hano. Reba polisi hano baparitse. Wa muhanda rero wundi twaberekaga n'uyu nguyu wa kaburimbo. N'uyu urabona ko kaburimbo neza iza ikinjira mu biro by'umurenge. Uwo kuri centre de santé rero ho twahaberetse n'ipiriya, ntabwo turi bwirirwe tujye rwose. Ba bandi bajyaga bavuga ngo Ngororero ngo usibye ngo umuhanda mugari ngo unyurayo ngo ujya Rubavu unyuramo wonyine, n'undi unyuramo ujya Karongi, ngo nta muhanda wa kaburimbo bafite.
ibi ngibi birabavuguruje tuzabakura amatwi. Kasuku nujya uvuga ngo ibigarasha bize birebe. Mwabonye umuhanda? Mwabonye? Do. Cita genda wegere neza uzuminga ubereke umurenge bataza kubihakana ngo ntabwo ari umurenge wa Nyange. Batagira ngo ni Nyange yo muri ibihugu byateye imbere ni ibihe? Ni Nyange yo muri Amerika. Waberetse ko ari ku murenge wa Nyange? Urabona ko umeze neza cyane. Hari aho hakora ribu na polisi. Ibiro by'umurenge wa Nyange, amabendera yagire neza sha agaragaremo, kazamure hejuru byose bigaragare mu kipe uko. Abona karisa noneho. Twagiye. Twitahe rero twaberetse kaburimbo igera ku murenge wa Nyange, tubereka na kaburimbo igera ku gicumbi cy'intwari z'igihugu, ariko nanone kuri ekole segonderi Nyange. Reka noneho kubera ko twebwe tutazi gupima, reka tuvugishe umuyobozi w'akarere ka Ngororero wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere, n'uwihoreye Patrick, asigaye atubwire iby'iyi mihanda yakozwe muri Ngororero uko ingana, amafaranga yatwaye ndetse n'indi izakorwa, dore ko ubundi komite nyobozi yari yiyoboye iyi manda y'imyaka 5, nyine imanda igiye kurangira. Ejo bundi hazaba amatora y'inzego z'ibanze, ejo bundi hazaba amatora y'inzego z'ibanze, ariko reka tumubaze basize bubatse imihanda ya kaburimbo ingana iki. Twagiye. Je nitwa Daniel Dushimumuremyi, iyi ni Pini Rwanda. Uyu munsi twakoze inkuru twiruhukira rwose, nta bintu byo gupanika, nta bintu byo gushyira mu bwenge bwishi, no. Turuhuka, twe tumaze iminsi dukora ibintu bikomeye, ahubwo nanone tugiye kujya dukora ibikomeye kurushaho. Kitakuraho sound twigendere.